abana nongeye kubasuhuza nitwa Pacifique Mahirwe mu Rwanda uko tubasomera inkuru. Uyu munsi si inkuru nabahitiyemo yitwa inkomoko y'ubwanwa n'inzara. Ni inkuru ya kera yasubiwemo inashushanywa na Thomas tuzi ku izina rya Tom Cruise. Bayitugejejeho nabo bita SPD. Bamuzi aho ubwanwa n'inzara byavuye, uyu munsi tugiye kubireba. Kera mu gihugu cya kure habayeho abagabo babiri. Umwe yitwaga Inzara, akaba muremure, undi akitwa Ubwanwa, akagira ubwanwa bwinshi nk'ubwa Ruhaya, bwinshi cyane. Ubwanwa n'Inzara bari inshuti magara ndetse baruzuraga cyane ku buryo aho umwe yabaga ari wahasangaga mugenzi we. Inzara n'Ubwanwa basangiraga akabisi n'agahiye, ndetse iyo umwe yahishaga akayoga yatumiraga mugenzi we bagasangira. Umunsi umwe Ubwanwa yahishije inzoga maze atumira Inzara amusukira mu kirahure barasangira. Inzara n'Ubwanwa bakundaga gukina umupira w'amaguru ku buryo nta rungu bagiraga iyo babaga bari kumwe. Kubera uburyo Inzara n'Ubwanwa bari inshuti magara, bahisemo kurongora abagore b'impanga kugira ngo ubucuti bwabo bukomeze butere imbere. Ndetse baramwana bagirana igihango cy'uko ntawe uzigera uhemukira mugenzi we. Umunsi umwe Inzara n'Ubwanwa bahisemo kujya aho abagore babo bavuka gusura sebukwe, maze buri umwe yenga inzoga iryoshye cyane yo kujya kumutura. Nuko barangije bafata inzira taritari baragenda. Bageze kwa sebukwe yarabazimaniye, buri umwe amuha agacuma karimo inzoga y'ubuki, maze baraganira barishima bahuza urugwiro. Batashye sebukwe abaha impano y'icwende rinini cyane ryari ryuzuyemo amavuta y'inka kugira ngo bazajye bayarungisha ibiryo byabo. Nibajya guteka cyangwa bagiye kurya banunga ibiryo bigire umuhumuro mwiza. Nuko barataha bagenda bikoreye rya cwende ry'amavuta, ariko kuko aya mavuta arakiri mashya nta buryohe yari afite, Ubwanwa n'Inzara bigiriye inama yo kuyatereka hejuru ku nkingi nini kugira ngo nakura akazana uburyohe bazabone kuyagabana, buri umwe ajyane ayajyane. Hashize iminsi mikeya Inzara yagarutse wenyine, maze yurira inkingi atangira kuyarya kugira ngo yumve ko amaze kuryoha. Akajya abigenza atyo buri munsi kugeza igihe icwende ryasigayemo ubusa. Nuko umunsi umwe Ubwanwa abwira Inzara ati, nshuti yanjye nkunda, ngwino tujye kureba ya mavuta data bukwe yaduhaye, dore hashize igihe kinini. Nidusanga yarakuze akagira uburyohe turahita tuyagabana. Nuko Inzara n'Ubwanwa barashogoshera taritari baragenda. Bageze aho amavuta ateretse, Ubwanwa rurira arebye mu icwende asanga rirera nta mavuta na make arimo, maze ariyamira ati, ye baba we, ibi ni ibiki? Kubera ubwoba Inzara yaterwaga nuko yamukiye mugenzi we, Inzara ahise yiruka maze Ubwanwa aramanuka amwirukaho kuko yumvaga ko nta wundi wariye ayo mavuta usibye Inzara. Ukaba we wenyine wari uzi aho bayateretse. Reka sinakubwira, tari kibuno mpamaguru bariruka. Reka Inzara si ukwiruka ye, amaguru yabangira ingata, arirukanka. Muri icyo gihugu babagamo nta muntu n'umwe wasonzaga kuko nta nzara abantu bagiraga, ndetse nta mugabo n'umwe wagiraga ubwanwa nk'ubu mfite hano. Nuko Inzara n'Ubwanwa bariruka rubura gice, barenga imisozi ine bagera ku musozi wa 5, babona umugabo munini cyane aryamye kandi yatwawe n'agatotsi. Maze Inzara agenda yiruka, ariruka arurira, yinjira mu kanwa kano mu nda ye ngo dumburi, aba yituye mu nda ya wa mugabo. Ubwanwa nawe yinjira mu kanwa k'uwo mugabo, ariko abona hateye ubwoba, aratinya, agira ubwoba, atinya gukomeza. Arangije asubira inyuma, azenguruka umunwa w'uwo mugabo, aravuga ati, nzaguma aha kugeza igihe Inzara azasohokera muri uyu mugabo nkamuryoza kundira amavuta y'inka. Yemwe bana mwe, nguko uko Inzara yageze mu muntu, nguko uko Ubwanwa bwageze ku munwa w'umugabo muri icyo gihugu cya kure. Sijye wahera, hahera umugani w'Ubwanwa n'Inzara. Murakoze cyane. Yari Pacifique Mahirwe wo muri